bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, rubyiruko, bana bacu, banyamuryango ba Unity Club Intwararumuri, muraho neza. Imyaka ibaye uruhererekane muhitamo umwaka ku wundi kwitanga birenze ibyo musabwa. Mwarakoze abato n'abakuru mu nzego z'ubuyobozi kwitabira uyu muhamagaro udufasha twese gukomeza kwimakaza amahoro, ubumwe n'iterambere ry'igihugu cyacu. Mwagaragaje ko Unity Club irenze kuba ihuriro, ahubwo yatubereye twese urumuri ruyobora intambwe zacu mu mitekerereze, imigirire n'imibereho twahisemo. Mumfashe dushimire Executive Secretary w'icyuye igihe Mama Regine, nabambaye gito ntafasha akanya ngo ngire icyo nkubwira Regine. Imirimo wari ushinzwe ntabwo yari yoroshye, ariko wayoboye gitore ubera benshi urugero. Twakurambagije tuzi izo nshingano, tubizi ko izo nshingano zari ziremereye muri biriya bihe, ariko wabereye urumuri benshi mu rugendo rwo kubohoka, umurikira benshi mu kutwereka ko amahitamo ari aya buri wese kandi ashoboka. Ndagira ngo kandi mboneho no gushimira Papa Senateur, niko twamwitaga abenshi, kuba yaramuherekeje muri urwo rugendo. Tukwifurije rero ikiruhuko cy'izabukuru cyiza. Tuboneho kandi no guha ikaze Julienne mu mirimo ye mishya. Uyu mwanya ni gihamya k'umuco wacu, ni umwanya wo guharanira ibyiza byagiye bitugoboka mu kwishakamo ibisubizo bitubereye, gusenyera umugozi umwe, gutegana amatwi, kungurana ibitekerezo. Ibi byose bigize ipfundo ry'ubumwe bwacu, butwerera imbuto z'ubudasa n'ubushishozi. Ariko Banyamurenge, sorry. Ariko banyamuryango tubemenge, kuba iterambere tugezeho riri ku rwego rushimishije ndetse tukaba dufite n'umudendezo wo kubaho twunze ubumwe, ntibikwiye kutwibagiza intambara zitugose muri aka gace, umva impamvu natezwe, ndetse n'ahandi henshi ku isi. Hadutse mu buryo buteye impungenge kwimakaza inzangano zishingiye ku mitandukanire bituranga, byabaye urwitwazo rw'abafitemo inyungu bakoresha izi ngirwa identite kugira ngo batubibemo inzangano. Kuri twebwe intero n'inyikirizo izakomeza kuba ndi umunyarwanda. Ishingiro ry'ubumwe bwacu ni inzozi dusangiye umuco, dusangiye ururimi, dusangiye igihugu n'Imana y'u Rwanda, kandi ikaba ari imwe. Umwihariko wa Unity Club ni ubutwari bwo guha umwanya ibiganiro bisa nkaho bigoye kuri benshi. Iyo duhuye nk'uku tukaganira, ni uko tuzi neza ko guceceka bishobora kutugiraho ingaruka zikomeye. Twambuwe ubusesenguzi bw'amateka y'umugabane wacu wa Afurika, natwe turabyemera.
guceceka kwacu byabereye abatatwifuriza ineza intwaro bifashisha bagoreka amateka yacu, rimwe na rimwe ugasanga hari bamwe muri twe bayayoboka bakakurikira iyo nzira y'ibinyoma. Niyo mpamvu dukwiye guhagurukira umuco wo kwandika amateka yacu tukayabika neza no kuyigisha kugira ngo tutazisanga ibyo tuganirira muri aya mahuriro cyangwa se aho dukorera byarasibanganye. Twagiye twibukiranya kenshi impamvu ari ngombwa ko twandika ku bisubizo twishatsemo byadufashije kwigobotora icuraburindi igihugu cyacu cyarimwo. Ntidukomeze gutekereza ko tugifite umwanya. Igihe kirageze ko imvugo ibingiro tugakora ibyo twiyemeje, hato tutazaba nka wa mugani twumvise ejo ugira uti umubyeyi gito araga abana ibyamunaniye. Ubukungu twifitemo nk'abanyamuryango duteraniye hano ni umurage ntagereranywa usobanura amateka yacu twasigira abana b'u Rwanda. Insanganyamatsiko yacu ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cy'ukubaho kwacu si intero yacu gusa, ahubwo niyo mahitamo yacu ntasubirwaho. Ntawe dusaba uburenganzira bwo kubaho kandi tukanabaho neza. Ndi umunyarwanda, nicyo gihango dufitanye, niwo murage tuzasigira abato. Batumirwa bacu, Unity Club Intwararumuri ni ishuri. Amashuri asanzwe twayigiye ahantu hatandukanye, imirimo twakoze nayo iratandukanye, ariko kuko duhurira muri uyu muryango twihitiyemo twese, bitugira abanyeshuri b'amateka yacu, aho buri wese akomeza kwigira ku wundi. Kudakomeza kwiga ni ukudindira, ni ukugwingira. Ntitwirare ngo twibwire ko tuzi byose. Muri iri shuri ryacu ridasanzwe duhore dufite amatsiko yo kwiyungura ubundi bumenyi. Muri iki gihe ubona ko hari imiriro y'inzangano kandi yangiza byinshi. Rimwe na rimwe bene byo bagahungiza n'uwo muriro, berekeza ibishashi byabo iwacu bagamije kutwangiriza. Iyi ngingo nizeye ko abaza kutuganiriza baza kwivugaho birambuye. Kimwe mu bisubizo rero ni uguhererekanya ibyo tuvuga kandi dukora ubu ngubu. Ntitwari dufite aho turebera uko bongera kubaka igihugu, ariko twubatse byinshi bindi bushya, tubikora bucece kandi dufite icyizere. Muri Unity Club ni ahantu twongeye gusobanukirwa ko u Rwanda ari umutamenwa, ni ingobyi iduhetse, idukwiriye twese kandi dutuyemo dutuje. Ni urumuri rutumurikira kugira ngo tutayoba. Undi mwihariko ni uko twiga dukora, tugakora twiga. Ibyo twize bitubera impamba idufasha gushishoza mu byo dukora, mu mvugo, mu myitwarire, mu mikorere no mu mitekerereze. Ikidasanzwe twungukiye muri iri shuri ni indangagaciro na kirazira twigishijwe bigomba kuturanga aho twaba turi hose mu buryo bwose. Ni twebwe barinzi b'igihango cya Ndi Umunyarwanda, ni twebwe ababyiruka bareberaho. Dukomeze kurinda icyo gihango. Ariko kandi tugomba guhangana n'ibikitwugarije. Inyigisho z'abakoloni ntaho zagiye, ahubwo zahinduye amazina. Dukwiye gutinyuka tugasesengura iyi mitekerereze, hato tutazamira ubumara bwiyorobetse nk'ubumenyi. Ni kenshi tubona abanyafurika bahabwa urubuga rwo kwitesha agaciro aho guharanira uburenganzira bwabo. Ni gute wagukandamije ari nawe wategaho amakiriro? Kuki twakomeza kwemera ko Afurika ifatwa uko? Kuki identite yacu igomba kuba ishingiye ku bitagenda neza gusa,
kuki twumva ko intebe yacu mu ruhando rw'amahanga tuyihabwa ari uko tuvuze intambara, amacakubiri n'ubukene gusa? Ese niwo murage twifuza kuzibukirwaho? Ese ni iki kitubuza kurata ibigwi byose twagezeho? Banyamuryango batumirwa bacu, twange byimazeyo guhabwa uwo mwanya twahariwe w'indushyi z'isi. Kubaho kwacu ntabwo bigenwa n'impuhwe rubanda batugirira. Dufite inshingano zo guhesha isura twifuza uyu mugabane wacu, mu miyoborere twimakaza, mu nzozi turota, mu bihangano duhimba no mu myigishirize y'amateka yacu. Uwo niwo murage mwiza abana bacu bakwiye. Ntituri mu ntambara ndetse nta n'igikuba cyacitse, ariko tugomba guhora dukurikira, tureba ibigambiriye gusenya ubumwe bwacu no kunyeganyeza agaciro kacu. Icyago twagira cyaba kurangara no kureka imitekerereze n'imvugo z'amacakubiri bigira aho bipfumurira. Wa mugani uvuga uti ugutiza umuhoro ngo uteme ishami ry'igiti wicayeho aba yigaramiye aguseka iyo uhanitse. Muri iki gihe kubiba amacakubiri bisa nk'ibigezweho. Abaduhaye igihugu ntibahungabanijwe n'uburemere bw'urwango basanze. Bahisemo kubaka ingabo y'ubumwe idukingira nk'ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Kuri uyu mugabane wacu utarigeze ugira abimukira benshi bazana n'amatwara yandi, ni kuki urusobe rw'imico yacu rukoreshwa nabi mu kudutanya, aho guhabwa umwanya ngo rutwigishe byinshi byiza bivamo? Ni kuki iwabo bimika intekerezo, iwacu bakadutsindagira ingengabitekerezo? Ninde rero wungukira mu isenyuka ry'ibihugu byacu? Ninde ubyungukiramo igihe nawe dusenyanye, tugasenya ibyacu n'abacu? Banyamuryango batumirwa bacu, Unity Club ni ikigega, ni indorerwamo byacu. Iyo winjiye aho uhunika umenya aho uhagaze, uwo uriwe n'aho wifuza kugera. Twibutsa gusubiza amaso inyuma, ibyo twize bikamurikira urugendo rwacu. Kuko burya kuba umunyarwanda si inyito gusa, ni icyemezo ntakuka cya buri munsi. Ni ukwiyemeza guhagarara wemye ugakomera ku kuri kubaho kwacu n'agaciro kacu, kandi ntawe tupfukamira cyangwa twunamire kugira ngo tubeho. U Rwanda ntacyo rutwima. Ikaze nanone ntwararumuri nshya udusanze, dukomeze kwema u Rwanda rweme. Murakoze, mbifurije kugira ihuriro ryiza.